kabisa siko bamamagaye inshuro nyinshi wallahi nagushakaga nyine arakantu nyine nashaka kugira inama mwana kajyanye n'iki se wallahi ibintu byamuranye kabisa byagenze bite mwana bitanje mwana babuze amafaranga Mwana ntabwo ari iby'amafaranga mwana nshaka kugira inama habaye iki mwana mfite akabazo urumva kandi ndashaka ko kabazo gakemurwa nanjye umusanyi wanjye mwana ndashaka ko wangira inama kabazo ubwoko ki se bana so abana nishimye wese kutishimye akantu k'amafaranga ntabwo nasamaye se byagenze urumva iyo umuntu ugiye kubibwira ariko nizere ko nazagenda mbyumva ahantu kuba biba bibikiza bibabaje none se byagenze bite nyine wera sa ku ntego dore urumva hari umukobwa umukobwa reka man turakundana kera yanyitagaho nyine ibintu byose abikora nyine ubona ko ari umuntu nyine ubona ko ankunda nyine sibyo nyuma yo kugukunda no muri gihe tugezemo nyine ni umuntu uramuhamagara telefone bahanze anayibona biye namuhamagaraga akandika cyangwa akageza ka SMS akambwira n'ibyo yarari ariko ubu ngubu yarahindutse byatanje mani kandi ngiye uragera ngo ngufashe kimwe ndagira ngo ziri inama nyine nawe urabagiye musubigeze ukundana none se ubwo inama nakugira nyine se wigeze ukundana cyo gukundana ndabyumva kumva ariko inama yuko umuntu atari kukwitaba ndabusanga uwo mukobwa uramuntu hose ndamuzi ntabwo umuzi none ngiye hagati nyine wowe nyine nk'umusonyi wanjye urumva ndagira ngo ugire nk'inama ushaka kugira ngo nyine imeze gutya uwo mukobwa nyine ndumva ngewe ubwanjye namureka bitewe n'ibintu bitewe n'uburyo ngiye mubona uburyo yahindutse niba umuntu mbere yaraguhamagaraga akakwita akaza kukureba no aritwaza amasomo ari n'akadiro mayine nawe nshaka arimo amafaranga wallahi ndamubwira ati waje ukajya nyine byari ngombwa ko nyine wabona nk'umuntu nyine kwishingira nyine akagusinyira ndamubwira ati waje ukajya kunsinyira umukobwa si ukubimukoza uzi ukuntu yitereye hejuru ati reka ese ubwo hagati ongera ngo ngufashe ese mani mureke cyangwa nkomeze muhandaze wenda wasanga wamugana ari amasomo simoni urahandaza ku bintu bidashoboka nyine nanjye nicyo kibazo none se umureke mubwize ukuri nyine nimba mubwire umuntu uramuhamagara ntakwitaba cyo ni icyambere uramwandikira ntagusubiza amasomo yavamo ryari sanga ese nshaka ari nka saa kumi ndenda tubare ko ayo masaha yose yari ari ku ishuri nyuma y'ayo masaha simwe batakwitaba n'iyi icyo kibazo nanjye ndi kwibaza kandi ikibazo ndamukunda byadanje iyo byanzura arekura mama ese niwe mukobwa wenyine uvugira muri telefone niwe madamu w'ahazaza madamu w'ahazaza uzi none ikibazo tumaze kuvugana amaze gucaho abadamu bangahe ikibazo umwana agira imico myiza ko nawe ntugakabye kibi cy'abantu babyibishije nyamubwira ngo ugiye uri kubyuka mu gitondo ujye mu kajimu ukora siporo rero kugira wagabanya umubyibuho byarakunaniye ariko abonye ko n'abandi bategura iki ni nawe uzawutegura ese ukuje byari byiza byataye pe byari byiza tebera nyine baramujyana nyamara mwana kagera kari na keza kari kera mani kantu twasangiye ibijumba none sha birangiye kabyishe birambabaje siko nahise nifuza ubukwe bwawe nawe ndacyari muto ndakwiyema umuntu agiye ubukwe se ataragira na she biragoye ko usoze kwiga mwana ubundi mu bantu barambiranye muri runo rugo mu banyeshuri dufite ahangaha uri uwa mbere ndireke se urireke oya rirangiza ubundi uri mu mwaka wa nyuma kumva ubundi rirangize hasigaye ahubwo wagombye kurirangiza abana gufatiye n'ibi uzashakira umugabo nyine uzaba harya n'abacu n'abaranga uzaba umuranga nzaba umuranga shimani n'umutima
rero rwose yari yambaye neza mva mani bari abantu bari simati babonye bamutipe bari bambaye bamugabo wa bera wamurebaga cyane we nanjye amara aza gukuranga ko ndaza kubibwira umusaza ndabibwira papa kubera hari ugiye no kureba ese bari ugiye mu bukwe ubundi urareba ukareba ko wakura iwawe nawe ubundi none se ubundi ko na telefone ufite ubundi bari gufata nimero yawe gute nawe ko bisaba byaki shawe binyibutsa ko ahubwo shabro ubundi wanshakira telefone sinabigiye nkanakora swap nuko yari umuntu uwo yarambuze wenda nkoze swap yashaka nuko ahamamagara ntari nubizi ko mwene ubwe ngo nawe mfite musaza wanjye reba igihe cyose umaze ntafite telefone barayinyibutsa umuntu ashatse no guhamagara ariko ufite mu kazi naribagiwe siumwibutse narabyibagiwe ariko wanze kongera kubivugaho ariko sinzi ukuntu mbyibutse kubera ubukwe bwa mbere ibiki se rukundo ko ntabyo niba reba ejo urumva nk'amahitamo yashiriwe ngo umuntu ngo ari gukwirukankaho kandi ngashaka kujyana mu mabizinesi nubwo nabwo rero kizatizwe mubwira ngo singombwa ko mwajyana ahubwo njye nashaka kubaza bigeze reka twarashwanye kubera nyine ntagiye se umuntu uhora untesha umutwe kuriya twarashwanye nawe niba ari uko na telefone nkinafite ntabwo nyimenya amakuru rero shamani icyo kibi cy'abakobwa rero niyo mpamvu ngiye mbabona nzatereta mfite nk'imyaka nka 20 kumva rero ubwa mbere mu buzima butesha umutwe nose wanyine wampaye nimero yiwe ngewe nkareba ikintu nakwikorera wese bawe utunesha umutwe unoze ugiye kumubaza iki ese birakure icy'abatipe baganira urakiriye umuneza igihe nshaka kubanza kwigeza iyo nkabamo kwiyigira se igihe wigiye aho wakagombye kwiga ufite boyfriend kubera ko ufite boyfriend bikurinda nyine intuzi ariko njye kurebera nyine ariko utazamwemereza ndakwiyana nazajya ntamusha urambabaza niba ukenera abantu icyo bakubyarisha sawa nyine maze kubyumva kuri ajyana ibi bikweto byawe kubibika inkweto zijyana shora Yitwa Karinda. Hari akantu ushaka gukoza. Hari ahantu nyine ushaka. Sinzi niba utuye muri Sikaritsiye. Umuntu witwa Kavani ntamuzi. Kavani ni inshuti yanjye. Atuye atuyemo mono hano hirya mu buryango turasubira. ushaka pasiporo ese muri Kavani genzi babiri sinzi uri kumaze uwawe kandi bose ni inshuti Twenda kureshya utari inzobe. Asa nkaho anamutsemo ariko ntabwo ari cyane. wigika Atuye heza. ntabwo ari ibiyigereza ntabwo ari muri zino karitsiye kenshi ibiyigereza wumva umushaka cyane Kandi wari umbwiye ngo ni inshuti yawe. nakujyana tukanamuhamagara we ko yaba Rero ushaka kumuhamagara ntabwo nayabura. Ahubwo si ikibazo. Ntabwo ari utuye hano. ukuntu numvisha uvuga sha ubwo mbwe
bya sakose ntabwo ari umbwiye ukuntu ndi kumva ameze ntabwo ari sinzi rero niba wenda wanibwa fone ko ntangiye gufatamo hano ruguru akagusanga hano byaba ngombwa tukajya kumureba cyangwa se tukamuhamagara muri kimwe muri ibyo gusa ufite umwanya ku buryo twajyana nayo sumva nawe uragufashe ufashe umuntu n'ibintu niba utari butinde ntari ubwo naza gusanga nyine nawe ngaho tunganye ntari bibaho ndaje ko wicaye hano ntabwo umuntu nawe ntegereje aho mutegereje kwicara hasi shawabaye ariko uri mushya n'uzuri karitsi kubera iki ndi kubona nyine uri kugira ureba hano ngo wagira ngo sinzi karitsi akurangira ahantu se umukobwa mwiza nawe se ntabura kumwitaho mbese uwo muntu karakano se gaco mbese amaze igihe kingana atazagiye mufitanye gahunda ze ukamuciye inyuma umutije telefone uramuzi se wapi sinabigira inama nk'uwo rero iyo ngiyo yagiye kera cyane karitse ni gutyo bakuru nk'umunyamahanga na data ugereranyije umaze n'iminota ingahe hano ndayigupa iminota 20 yose iyo telefone bayibye kera cyane rwose ukabona kigireza tegereza ureze karitse ni gutyo bazi ari wagize ngo ejo byose bayinyije asa nk'umwana hano muri izi karitse babazi n'amakositimu barayambara bakagendana na bibiliya mu ntoki telefone bakayiba cyane rwose cyane bikomeye uri ufite icyizere kuri iyi ntabwo yanyungura fata ikibuno kibasetsa pe nese uwo muntu ubundi washakaga yitwa nde yitwa Karufani Karufani yewe we kandi ubwo yakwese ngo tubana ruguru ndamubwiye babiri bose ariko yabagusobanura bagiye batuye yakwiye ko batuye he mwatuye hano inyuma ndatuye uwahari hepfo rero n'undi uwo ngo turabana cyakubeshye ntabwo uri kunyine sundeba njyewe bura sari 5 ku munsi nta musiramu ubeshye wabaye ahubwo wowe gno tumarukanye njye kumukwereka cyangwa ubwo uri igisambo igisambo cyawe ujyanye telefone kwambwiye ko se asa umuntu mwiza usanze wicara ngaho wigunze nkakuganiriza abagiye kukwereka n'umuntu uri gushaka ukumva ndi umuntu mubi koko ese wowe wambwiye yuko ngo igisambo byina byiba binambaye costume nyese wowe wambaye costume utakira umwana mwiza pe ngo ndabona nambaye kurusha kiriya cyane bamubwiye ari ase wagiye umbabarira ntabwo kumvisha kunyigushiriza